ubundi bitangira uri umuntu wihebye ubona byagucyanze nta kintu na kimwe wumva wakora ukumva ni ibintu nta gisubizo muri make ufite ariko iyo umaze kumenya ibyiza by'amasomo twize mind education utangira kugira imyumvire itandukanye n'iy'abandi nk'urugero ubundi mind education ni ukwiremamo icyizere ukamenya ko ibidashoboka imbere yawe byose bishoboka icya kabiri ku bayobozi ugomba kuba umuyobozi utekereza kure ugatekereza bitandukanye n'abandi aho wumva ko bitashoboka bigashoboka urugero nk'igihugu cyacu batangije mituweli byari ibintu bigoye cyane kubyumvisha umunyarwanda ariko kugeza ubu ndatekereza ko nta munyarwanda utazi ibyiza bya mituweli ku masomo tumaze kwiga mu kanya ni challenge ku challenging guhatana akenshi abanyarwanda tugira ikibazo cyo gucika intege hakiri kare ugatangira ikintu ugahita ukivamo ubona ko kidashobotse gutyo ariko iyo ubashije guhatana ugera kure cyane hashoboka ibyiza rero ni uko twahatana mu bintu byose tukagerageza gucika intege oya gukomeza gupushinga cyane kugeza tubonye intsinzi. That is good murakoze ariko nanjye ari cyo nabasaba aya masomo ni meza ariko kuyiga twenyine nta kintu byadufasha kandi kubera ukuntu biga bagenda bavuga kwandika biratuje byaba biza mudushake nka broshire tukajya tuzisoma twahereza nabo tuba twasize mu rugo cyangwa se kazajya bidufasha natwe kwigisha abandi tuba twasize murakoze cyane.